Wayariga ufite madamu usa neza ukeye nta kintu bitwaye. Ubwiza se umva ibintu barenda kubinyicana nijoro tuba tware hasi hejuru n'ubu navuye mu nzu muhunze nza kwicara hano numva ngo yaguhamagaye ibibazo afite mu rugo singiye newe sumbaze nge mbabarira nge umva narumiwe uyu mugabo amazi nuko mparabika muri amahoro se Bini bituri mu kiruge bini biturimo none se ufite icyo kibazo mubwiye uzi kimbazo nyane n'umugabo wanjye ahubwo mbona ari uje kubitera ese wa mugabo moyo wangu na huzuni mingi, ninakuomba Mungu nisaidie, na kuhitaji Mungu kwa hii wakati, na kuhitaji Mungu unisaidie. Hii ndiyo dua yangu kama byo ni bikira sauti yangu nitakuandikiria maandiko kwa sababu hiyo nesugo niba uri kubona ukabisobanukirwa urumva uri kubaza umuntu abazireba ariko madamu tuvugira ubona yego nirukanga hejuru y'inzara kandi nesugo ushatse kuvuga nge nirego nirukanga hejuru y'inzara pe guhera kwambe kugera nesa umuntu utagira inzara we ntuzifite izo nzara isa n'izanjye ukatara ubushake bwawe naye nzajya mbishyirira ako ndahawe nkavunika umuryango ariko ntaguce mwiza ukwiye ukitotombera ngo inzara no guhaha ari uguhara ikibazo ngo inzara ngo nasize sinzara ibyo ni ikibazo we ntago mpaha oya ukubivuga gutya se nge nawe rega tuzi ukuri abakunze kandi nkubwira ikintu cyumvikana wambe ndahawe wakabinga ngahawe kimwe kigashira cyose nkabona ndi kurya amazi mahi bese ngibona akanyama sinkabona ukaba amazi asumweru ngo watetse inyama wanyize ku mafaranga wagiye miliyoni byinshi ngo wagiye gukoresha amazara nabyo rega mbishaka ndetse nimba mbikunda kandi ntumenye icyo nkunda ngomba kureka ibyo byose rero nkakora ibyo nkunda reka nkubwire ikintu kimwe sibyo nkubwire ikintu kimwe ibyo byose ubona biramva kandi ujye uyihangana umenye ko bimvuna ubyo tuzatahira ibyo ngibyo byakuvuna rero bitakuvuna ubimenyereye ko ngomba kubikora ntago nzanabireka ibyo kwigisha ngo ibirayi inyama nzajya umva ubimenyere ntabifite n'amahoro uzajya umva nkubwire garukirizaho ngaho rwose garukirizaho nise ko wansabye ko ngusobanura waretse nkakubwiza ukuri ukumva nkundi ingegera y'umuyobozi iyo navuze mpamagara kuva kare yego ye ingegera umva ibyo bintu ase turabyumvikana ubyumve cyangwa ubyihorere ahubwo nakubwiye ngo wiyakire oya rekera narekeye ariko ntongeye kuvuga ngo nzanabireke udatonga ukurizaho uruki kandi ntari byigeze uri garukirizaho mwiriwe nabwo byanaguye mwiriwe
mukomere rero. Muri amahoro se? Bini bicyurimo. Mugira ubwenge. Bini bicyurimo. None se ufite ikihe kibazo? Mubyengo zuki ibibazo njye n'umugore wanjye ahubwo mbona ari uje kubitera. Ese wa mugabo unsabye kuza mukemure ikibazo. None se umuntu yakemura ikibazo atasomye? Atagize gute. Aha ngaha hariho ikibaho uri gusoma ujye gukemura. Mwagiye mugira ubwenge. None se we wakemura ikibazo utasomye? Kemura ikibazo utaye. Uranumiye munyemura ikibazo. None ikibazo ndi kugisoma ubuse ureka nicara. Ikoye. Ibibazo biraha ariko rero ni umwe mudatuma ibibazo bidakemuka rwose. Ndamusoma ikibazo mu mutwe ngo ndebe ibibazo mu mutwe wongeye kukikubwira acana nayo. Ushaka ibibazo cyangwa ushaka guteza ibindi? Ngenje gukemura ibibazo mu mudugudu wanjye. Sibyo? Ntabwo nshaka intambara za buri munsi z'urudaca. Bitwara ikibazo kiranuriye. Mbona umwe arahekenya undi ngo ntabwo wangiza kumufunga. Undi ikibazo kiri hano ukemure urangiza bondo. Bimeze mumbwire mbikemure. Ikibazo kiri hano rero gusa ntabwo kikiri gisanzwe ahubwo nawe nawe usanye ibibazo mu muryango n'undi usanzwe wenda gusenya. Wanumiye ngo nze gukemura ikibazo. Nje nk'umuti w'ibibazo. Ahubwo ujuri ingwara y'ikibazo. Ibyo tubyihoreye. Hano muri rugo rero urabizi ko nkora akazi guhera kwa mbere kugeza ku wundi wanjye. Bivuze ngo ni iminsi 7 igize iki? Ifunde y'akazi. Igize cy'umweru. Y'akazi se kazi ibi. Nuri mu kazi. Nkagenda. Kuwa mbere ndaha, kuwa kabiri ngaha, ikimo cyose kigashira. Ariko kuva kuwa mbere kugera ku wundi wanjye nta munsi ndabona batanze ibiryo birimo amazi. Nese ibiryo birimo amazi? Akanyama. Simbona inyama, mbona amazi yaho. Urahaha nimbano tunagira restaurant nabyo babimbwiye. None se ayo mafaranga ndibaza ibintu byo kurya agura wowe nurye naga bigura do byagiye hano do aha ngaha do muri bino bintu hano muri zino nahandi babyagiye hano. Nase ikiganza cy'uyu mugore gifitemo rukuruzi jana. Ntabwo yaturutse oya tujye tumbariza no mugabo ya oya abantu baragorwa mumbariza aho ubuse ari hehe ari hano harimo ikintu kijyana kikajyana simbizi niba muntu kizajya harimo nakubwiye ngo kawutonge kunkora kumugora. Ese sori kumbwira ngo nare nakubwiye ngo amafaranga yose nkorera ibintu nebikuye iwabo ibintu by'imikaye bikuye iwabo. Ako se wa mugore bwose dore nese ubu mutwaye iki ibintu koko? Oya reka nkubaze wa mugabo kuba umugore wawe asa neza akanyura mu muhanda bakavuga bati umugore wa Mudidi ni mwiza. Ako muyo ibyo bigutwaye iki muyo? Uyu mwana ari kwirindaza igihe. Nase butuvuge ko madama ajya wenyine akibagirwa ikibondo y'ibyari kukubwira uzi kugira ngo haye ugire gute tangiye ko byabindi rero uzi kugira ngo uhaye tangira sha uzi kugira ngo uhaye uzi kugira ngo uhaye abantu biyitaho wowe ugira imana ukagira umugore wiyitaho koko kugira ngo ni ikibazo. Abandi baragenda bagasa nka basembyatsi babandi bajyaga baba mu bigonyi. Reba kuba cyeye se ubwo bigutwaye nanjye mumbarize ni ikibazo ngo umuteye ishema guhera nijoro namuhunze nizira hano arankurikirana arindi yaguhamagara umusirimu ubu urashaka babandi mumbarize ibyo ashaka rero niwe baguhamagaye nge nta n'ikibazo mfite. Muzasirimuka mumenye iterambere aho rigeze gute. Urashaka ko yicupiza abandi bajya ngo ni ba nyirambyiri
ufite madamu usa neza ukeye nta kintu bitwaye. Ubwiza se umva ibintu barenda kubinyicana nijoro tuba twari hasi hejuru n'ubu navuye mu nzu muhunze nza kwicara hano numva ngo yaguhamagaye ibibazo afite muri urugo singi newe sumbaze mbabarira ngewe umva narumiwe uyu mugabo amazi nuko mparabika bucego ariko iyo utinyutse ugahamagara umuyobozi ngo aze gukemura ibibazo imbije mu nzu nawe warangiza ukajya no kurwana fata imbije mu nzu nawe fata imbije mu nzu ako se mu nzu navuye ngo ndavuze ko imbije mu nzu ahubwo yaba ari wari usubiye ukambisa nge naje hano kwifatira amahumbezi imbije mu nzu mana wa mugabo ngese n'umuyobozi umva nkubwira ziba fata imbije mu nzu yenda aje kubyigera vayo tugende n'ubundi rero naguhunze ntabwo nshaka induru yawe ya buri munsi moyo wangu una huzuni nyingi, ninakuomba Mungu nisaidie, nakuhitaji Mungu kwa hii wakati, ninakuhitaji Mungu unisaidie, 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 nakuomba Mungu unisaidie, unisaidie, kila siku hii ni dua yangu, kama usikirie sauti yangu nitakuandikiria maandiko kwa sababu hii